Bakunzi ba Mu Buzima TV turabashuhuje. Uyu munsi turasubiza ikibazo cyo twandikiye adusaba gusobanura icyo bivuga kugira ukwezi k'umugore guhindagurika cyangwa se kudahindagurika. Kugira ukwezi k'umugore guhindagurika cyangwa kudahindagurika hari ababyitiranya ugasanga barabibarira kuri kalendari. Simbabuza ko bibarira ku ndangaminsi, ariko uyu munsi tugiye kureba uburyo bwiza ushobora kubibara ntiwibeshye. Kuba ufite ukwezi guhindagurika ntabwo bisobanura ko niba ukwezi kwa kane waragiye mu mihango tariki 17 kandi ukwezi kwakubanjirije kwa gatatu warayigiyemo tariki 7 ngo ubwo wenda waba ufite ukwezi guhindagurika. Oya. Ikindi ngo niba usanzwe ujya mu mihango buri tariki 25 z'ukwezi runaka, tuvuge mu kwezi kwa mbere wagiye mu mihango tariki 25, mu kwezi kwa kabiri ujya mu mihango tariki 25, mu kwezi kwa gatatu ujya mu mihango tariki 25, ngo ubwo byaba bisobanuye yuko ufite ukwezi k'umugore kudahindagurika. Nabyo sibyo. Kimwe cyo ukwiye kumenya, ugomba kumenya ko ukwezi k'umugore tukubara duhereye ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango kukarangira igihe agiye kubona indi mihango. Kugira ngo rero umenye niba ukwezi kwawe guhindagurika cyangwa kudahindagurika, ugomba kubara iminsi umwe ku wundi kuva ukibona imihango kugeza ubwo uzabona indi mihango. Iyo iminsi iri hagati aho igenda ingana hatavaho cyangwa ngo hiyongereyeho umwe cyangwa myinshi, ubwo uba ufite ukwezi kudahindagurika. Ariko iyo iminsi iri hagati igenda ihindagurika, urugero mu kwezi kwa mbere ukagira iminsi 20, ukwezi kwa kabiri ukagira 23, ukwezi kwa gatatu ukagira 28, icyo gihe uba ufite ukwezi k'umugore guhindagurika. Ngicyo igisobanuro cyimbitse gisobanutse cyoroshye kumva cy'umuntu utarusobanukiye icyo bivuga kugira ukwezi guhindagurika cyangwa se ukwezi kudahindagurika. Uramutse ufite ikibazo ushobora kutwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu mubuzima1@gmail.com. Kugira ngo kandi ibi biganiro bibashe kugira umusaruro nuko byagera ku bantu benshi bashoboka, uzabigiramo uruhare ukora share ku mbuga nkoranyambaga zawe kugira ngo n'abandi bifuza kumenya aya makuru babashe kuyamenya bitabagoye. Ikindi mu rwego rwo kudutera inkunga ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukimara kubishyira kuri channel yacu. Murakoze, mugire amahoro, ubuzima buzima nibwo tubifuriza.